Nongeye kubasuhuza kandi mbashimira ko mudukurikira. Murabizi tuganira ku biganiro byinshi by'ubuzima ndetse n'ibindi. Uyu munsi nanone ni ubuzima. Tugiye kuvuga ku kintu kindi gikenewe cyane kumenywa n'ababyeyi, cyane cyane ababyeyi batwite cyangwa se ababiteganya. Ni ibiki umubyeyi yakwibandaho akabyara umwana muzima, wuzuye, ufite ubwenge bwuzuye, uzaba umuhanga ndetse akaba umuntu w'ingirakamaro muri sosiyete nyarwanda. Tugiye kuvuga ibiryo icumi umubyeyi akwiye kwibandaho kugira ngo abashe kubyara umwana muzima, kubera impamvu nanone turi busobanure. Turasobanura impamvu ya buri kimwe ndetse twerekane neza n'akamaro iki kintu kigira mu mikurire y'umwana ndetse no mu kwirema kw'ingingo umwana bazavukana, byaba ubwonko, amagufa ndetse n'ibindi. Murakaza neza kuri Life News TV. Ubundi ibyo umuntu arya nibyo bimugize. Nubwo umubiri ugerageza kugenda bitandukanya kugira ngo bimwe bivanemo amagufa, ubundi bivanemo inyama, ibindi bivemo amaraso, nyamara ni bya byo kurya tuba twariye. Umwana ntabwo arya, cyane cyane iyo atwiswe. Iyo umwana atwiswe arindira ko ibyo nyina yariye bigera mu maraso ya nyina, umubiri wa nyina ukabigogora, ukabyohereza ari intungamubiri mu maraso. Ayo maraso akagenda akanyura mu miheha yabugenewe cyangwa se imitsi itwara amaraso, akayatwara kuri nyababyeyi. Nyababyeyi ifite igice bita placenta, cyangwa se ni igice cy'irema kikiyomeka kuri nyababyeyi, kikaba gicometseho imitsi igaburira umwana. Za ntungamubiri iyo zigeze rero hahandi zirambuka, zikambuka muri cya gice cy'ingobyi y'umwana, zigakomeza muri placenta, zikinjira zigaca ku mitsi y'umwana ihuza umwana na nyina, yinjirira mu mukondo w'umwana, ikomeza ijya mu mutima w'umwana. Byarangiza izo ntungamubiri zikanyanyagizwa na ka gatima k'umwana mu mubiri wose, bityo za ntungamubiri zikagera ku mwana. Twibuke, umwana aba ari urusoro, aba akeneye intungamubiri kugira ngo abashe kurema amagufa, amaraso, imyakura, ubwonko, urutirigongo ndetse n'ibindi tutavuze. Bityo rero birakwiye ko umubyeyi yita kuri ibi bintu bikurikira kugira ngo umwana azabashe kuvuka ari mutaraga rwose. Icya mbere, umubyeyi utwite agomba kwita cyane ku mata. Kubera iki? Ubundi amata tuyabona nk'ikintu cy'umweru kiri hariya, nyamara kirimo ibintu bibiri tuba dukurikiye cyane mu mata, cyane cyane bigeze ku mumaro ashobora kugirira wa mwana uri mu nda. Icya mbere, Life News TV. Amata abamo poroteyine. Poroteyine mu Kinyarwanda bayita ibyubaka umubiri, ubwo niko babyise nyine. Ariko cyane cyane hari poroteyine ebyiri tuba dukeneyemo cyane ku mwana. Iya mbere ni whey, iya kabiri na kaseyine. Kubera iki izi poroteyine ebyiri ari ingenzi? Impamvu izi poroteyine ari ingenzi ni ukubera ko izi poroteyine ebyiri zifasha mu mikurire myiza y'umwana. Ikiyongereyeho, amata akize ku mwunyu ngugu bita calcium. Calcium ni umunyu ngugu cyane cyane wifashishwa mu mimaro itandukanye mu mubiri, ariko cyane cyane mu kubaka amagufa. Iyi calcium umwana aba ayikeneye kugira ngo amagufa ye abashe kubakwa kandi yubakwe ku kigero gikwiriye. Icya kabiri, umugore utwite akwiriye kwitaho cyane ni ibinyamisogwe, harimo ibishyimbo ndetse n'ibindi. Kubera iki? Kubera ko ibinyamisogwe biba birimo imyunyugugu ndetse harimo n'ibigiramo poroteyine, ariko cyane cyane aha ngaha tuba twishakiramo imyunyugugu, cyangwa se habamo umwunyungugu umwe w'ingenzi cyane, ubutare, cyangwa se icyo bita iron, cyangwa se fere mu Gifaransa. Iyi fere ni ingenzi cyane ku mwana uri mu nda, cyane cyane iyo ari mu gihe cyo kurema ingingo ze, kubera ko iyi fere idufasha cyane mu kongera amaraso. Kandi amaraso, mwibuke ko uko umugore atwita niko akeneye amaraso menshi, cyane cyane abakeneye amaraso menshi, kubera ko uko inda igenda izamuka niko ikigero cy'amaraso ye kigomba kumanuka. Bityo akeneye amaraso menshi
ndetse no gukora menshi biruseho kugira ngo atazabasha kugira ikibazo hagati ye n'umwana. Murabizi ko n'abagore batwite bakunda kubaha ibinini byongera amaraso bya feri. N'ubundi intego aba ari iyo ngiyo, kugira ngo ikigero cy'amaraso kibashe kujya igihagije, bityo abashe kubona amaraso aho umwana, ndetse kugira ngo abashe kubona amaraso atwara umwuka mwiza ndetse n'ibyo kurya ku mwana bidasabye kumuha andi maraso. Ikindi, ibi binyamisogwe bivamo icyo twita fibers, cyangwa se tugereranyije mu kinyarwanda twabyita nk'udukatsikatsi tuboneka mu byo kurya. Ibi ngibi ni ingenzi cyane. Murabizi neza ko iyo umugore atwite akenshi akunda kugira ikibazo cya constipation. Iyo rero akoresha ibinyamisogwe birimo aya mafibers, bimufasha kuba icyo kibazo cyakemuka. Urumva ko ni ingenzi cyane kandi akwiriye kubyitaho. Ikindi, ibi binyamisogwe bikiza nanone ku yindi myunyungugu itari uyu wa fere gusa, kubera ko ibi binyamisogwe, urugero nk'ubunyobwa, buba bufitemo n'amavuta meza umubyeyi aba akeneye igihe atwite. Ikindi, nk'abantu batabasha gukoresha amata, soya yaba igikoresho cyiza cyabafasha mu gusimbura bya bindi biboneka mu mata, ukabikoresha ahantu aho ariho hose, haba mu gikoma, mu biryo ndetse n'ahandi. Ikindi, hari undi myunyungugu w'ingenzi cyane tubona mu binyamisogwe, uwo nguwo ni folate, ikaba nanone yitwa ko ari vitamine B9 cyangwa se B9. Iyi ni ingenzi cyane kubera ko mu kwirema k'umwana urutirigongo ntago ruvuka cyangwa se ngo rutangire kwirema rufunze, oya, ahubwo rutangira rufunguye rukagenda rufunga uko umwana agenda akurira mu nda. Iyo rero iyi vitamine idahari, B9 folate, akenshi hari igihe umwana agira ibibazo byo kuvuka urutirigongo rwe rufunguye, ibyo bakunda kwita myelomeningocele. Ni ukuvuga ngo ni uburwayi bufata ku mugongo, kandi ikibazo cy'ubu burwayi ni uko hari igihe bituma n'imitsi igaburira amaguru ituma idakora, bityo umwana akaba yagira n'ikibazo cy'uko ashobora kugira ubumuga, ntabashe kujya abasha kuzunguza amaguru ye. Birumvikana rero ko iyi folate irakenewe ndetse cyane. Ibindi byo kwitabwaho ni ibiryo bifite amabara y'umuhondo, yaba imyembe, karoti, amapapayi ndetse n'ibindi biryo byo kurya bifite amabara y'umuhondo. Burya kuba bihuje ibara ntabwo ari gusa, ahubwo bifite ikindi kintu bihuriyeho cy'intungamubiri, cyane cyane vitamine ariyo bakunda kwita beta carotene. Beta carotene ni vitamine nziza cyane kubera ko ifasha cyane ku bijyanye n'imirebere. Iyi beta carotene yifashisha mu gukora imboni y'umwana. Nyamara kubera ko vitamine A ifite n'indi mimaro myinshi, binifashishwa cyane mu gukora amaserire cyangwa se uturemangingo fatizo tw'umubiri, bigatuma twikora neza. Urumva ko nayo ni ingenzi cyane. Ikindi ni amafi dufite mu gihugu cy'u Rwanda, urebyeyo nta kibazo ateye, nubwo hanze amafi amwe aturuka mu nyanja nini ashobora kubonekamo ikinyabutabire cy'amacyuri kitari cyiza ku mugore utwite. Nyamara aya mafi bita salmon, ayo nta kibazo cyayo, ni meza. Kubera iki rero? Impamvu ni ukubera ko aya mafi arimo ikinyabutabire bita omega 3 cyangwa se omega 3. Iyi omega ifite imimaro myinshi ku mwana uri kwirema. Icya mbere, ituma ubwonko bw'umwana bwikora neza. Icya kabiri, iyi omega 3 iyo igeze ku mwana uri mu nda
ituma ubudahangarwa bw'umwana buzamuka. Icya gatatu, iyi omega 3 iboneka mu mafi ishobora gufasha umwana mu gukora kw'ibice bimwe by'amaso nk'uko twabonye, ifatanyije na beta carotene. Nanone kandi igafasha ko amagufa y'umwana azavuka ameze neza. Ikindi ni amagi. Kubera iki amagi? Amagi ni ikintu cyo kwitondera cyane ku mugore utwite. Ntabwo umugore utwite byaba byiza aramutse ariye amagi mabisi. Bisaba ngo uyatogose ashye neza. Kubera iki? Kubera ko amagi mabisi ashobora kubamo za mikorobe zishobora kugira ikibazo zatera ku mugore utwite. Ariko igira ihiye neza ririmo intungamubiri zishobora gufasha umugore utwite. Iya mbere, ribamo poroteyine. Poroteyine twabonye ko ari ibyubaka umubiri bifasha umugore ndetse n'umwana. Ikindi, ibamo vitamine zikurikira: B12. Iyi B12 ni vitamine ya B nyine nk'uko mubyumva ya 12, ikaba ifasha mu bintu byinshi, ariko icy'ingenzi twavuga ahangaha no gukorwa kw'amaraso. Abamo folic acid ifasha urutirigongo rw'umwana kwifunga kugira ngo atazavuka rurangaye. Ikindi kibamo, ifasha mu gukomera kw'amagufa ndetse n'indi mimaro yindi, cyane cyane iyo bigeze ku turemangingo ndetse n'imikorere y'imyakura mu bantu no mu bana. Ikindi, umugore utwite agomba kwita cyane kurya imboga z'icyatsi. Imboga izi zifite amabara y'icyatsi: dodo, brokoli ndetse n'izindi zigendanye n'izo waba ukunda wowe ku giti cyawe, ariko ukabyitaho cyane. Kubera iki? Izi mboga z'icyatsi zibamo amavitamine agiye atandukanye ndetse n'imyunyungugu bifasha umugore utwite kugira ngo umwana azabashe kuvuka nta kibazo na kimwe afite, ndetse ibyo yari akeneye kubona byose yarabibonye. Bimwe mu byo tubonamo ni folic acid, twabonye ko ifasha urutirigongo kwifunga neza. Ikindi, calcium. Ikindi, vitamine A. Ikindi, gufasha umugore utwite kumurinda constipation, cyane cyane ko constipation igenda irushaho kuba nyinshi, irushaho kwiyongera uko inda igenda irushaho gukura. Bivuze ngo umugore ufite inda nkuru aba afite ibyago byo kugira constipation ugereranyije n'ufite inda ntoya. Bityo iyo ukoresha izi mboga rwatsi bigufasha kugabanya iyi constipation. Life and Music TV. Ikindi, umugore utwite ntagomba kwirengagiza gukoresha the whole grain cyangwa se ibinyamisogwe byuzuye. Ibinyamisogwe byuzuye ni ukuvuga ngo ni ibinyamisogwe bidashishuye, kubera ko akenshi bimwe mu binyamisogwe dukoresha biba byaragiye bigashishurwa. Ndabaha urugero. Murabona ko mu miceri yose ibaho habaho imiceri y'umweru ndetse n'imiceri yijimye, bakunda kwita brown rice. Ni ukuvuga ngo uriya muceri gituma uba umweru nuko hari agahu k'inyuma baba barashishuye. Kari agahu rero kaba karimo intungamubiri ndetse na fibers. Iyo babikuyeho bituma hari bimwe mu byo utakaza mu byo ugakwiye kubona igihe ukoresheje ibinyamisogwe byuzuye, the whole grain. Ibi kandi nta nubwo bireba gusa umugore utwite, ahubwo natwe twese biratureba. Whole grain ni ikintu gikomeye cyane tudakunda kwitaho, nyamara ni ingenzi, kubera ko usibye ko kariya gahu kabamo fibers, nyamara mu bushakashatsi bwakozwe bagaragaje ko kabamo na magnesium ndetse kakabamo na vitamine B. Ikindi, kabamo na proteine nkeya, nyamara nubwo ari nkeya zifite umumaro, ariko umumaro wawo cyane nuko kaba karimo ari amavitamine ndetse na fibers ifasha mu korohereza igogora no kugira ngo ribashe kugenda neza. Ubundi mumaro ukomeye gafite ni uko karinda umuntu kwiyongera ibiro byinshi cyane igihe atwite, kubera ko kwiyongera ibiro byo ntago wabihagarika, ariko gatuma utiyongera ibiro by'umurengera igihe utwite. Ikindi tudakwiriye kwirengagiza ni avoka.
umugore utwite wese yagakwiriye kurya avoka, kubera ko avoka ni icyo kurya cyoroshye, cyaba kukirya ndetse no kukibona. Abantu benshi biraborohera kuba bashyira amavoka mu byo kurya byabo. Nyamara umugore utwite we yagakwiye kubyitaho cyane, kubera ko avoka imufitiye umumaro ukomeye cyane. Uri mu rutonde rw'indyo 10 adakwiye kwirengagiza igihe atwite, kugira ngo zibashe gufasha cyane cyane umwana. Avoka kubera iki? Avoka irimo folic acid cyangwa se folate, kandi twabonye ko folate ifite umumaro ukomeye cyane mu kwirema k'urutirigongo rw'umwana, cyane cyane iyo bigeze igihe cyo gufunga, kubera ko irufasha kugira ngo rubashe kwifunga neza. Nyamara avoka irimo n'ibi bindi bikurikira kandi by'ingenzi. Ikindi, avoka irimo amavuta meza, ayo twita monounsaturated fat. Nuvuga ngo ni amavuta meza adashobora kubangamira itembera ry'amaraso ndetse n'ibindi biterwa n'amavuta mabi. Aya mavuta kandi afasha umwana na nyina cyane cyane mu gukura ku bwonko bw'umwana. Avoka irimo vitamine K, avoka irimo potassium, avoka irimo copper. Bityo hejuru ya wa mumaro wayo, biranumvikana kandi ko nanone ifasha mu kurinda umwana kuvukana ibibazo cyane cyane nk'ibyaterwa no kubura izo ntungamubiri. Icya nyuma ariko atari cyo gito ni amazi mugezi. Amazi ni ikintu gikomeye cyane nubwo abantu benshi bakirengagiza, nyamara umugore utwite we aba yakeneye kurutaho, kubera ko impinduka ziba mu mubiri we cyane cyane tuvuze nk'iyo kwiyongera kw'amaraso, aba akeneye amazi, ndetse aba akeneye amazi cyane kuko twabonye ko n'umwana ubwe aba ari mu mazi, amniotic fluid. Ibi rero yari ingenzi cyane, kubera ko umugore utanywa amazi ahagije cyane cyane iyo atwite ashobora kugira ibibazo bigiye bitandukanye, harimo nko kurwara umutwe, kugira isereri, nubwo isereri ishobora guturuka no ku bundi burwayi, ariko nanone umwuma ukabije ushobora naho gutera ibi bibazo. Kandi n'ubusanzwe n'amazi afasha mu bindi bintu bitandukanye, ndetse no mu gufasha mu kuyungurura amaraso, ndetse no gufasha gutembera neza kw'amaraso mu mubiri. Ikindi, mubyeyi, uko uzanywa amazi kenshi niko bizagufasha ko utagira ama infection urinaire cyangwa se infection zo mu ruhago, zo mu nkari kenshi, kubera ko nubwo umubiri w'umugore utwite ubwirinzi bwawo buba bwagiye hasi, nyamara kunywa amazi niko bihagarika, bityo bigatuma za microbe zitabasha gukurira mu ruhago rwawe. Ugomba kuyanywa ku kigero gihagije, kubera ko umugore utwite aba agomba kunywa byibuze litiro 2 kugera kuri 3 ku munsi. Nubwo bimeze gutya, ariko ntabwo bivuze ko ibi byo kurya ari byo ukwiriye kurya byonyine, ngo uhere ku wa mbere ugeze ku wa mbere, uhere mu kwa mbere ugeze mu kwa 9 uri kurya bino biryo 10 byonyine, kubera ko n'ibindi umubiri urabikeneye. Ariko ubu ngubu wari ukeneye kwita kuri ibi bintu, kuko byo bigufasha birusheho. Ushobora kuvangamo ibindi byo kurya, ariko ibi tuvuze ugomba kubyibandaho cyane kugira ngo uzabyare umwana muzima, ndetse umwana wuzuye, ndetse umwana ufite igihagararo no mu bwonko hadafite ikibazo. Mubyeyi, ubuzima bw'umwana wawe akiri mu nda ni ikintu gikomeye cyane, kuko bimwe mu byo tubona abana baba baragiye babigira bakiri mu nda, kandi rimwe na rimwe babitewe n'imyitwarire y'ababyeyi, cyane cyane ababyeyi b'abagore bagize muri ya minsi bari babatwite. Kandi kigira umumaro munini cyane ni ibijyanye n'imirire. Turabashimiye, twifuza ko muduha ibitekerezo byanyu, icyo twakongeraho, icyo twanoza, ndetse muri porogaramu zacu twifuza ko mwagira icyo muvugamo, kugira ngo namwe mubashe gutanga ibitekerezo byanyu bigere kure cyane. Hari benshi badukurikira bifuza kutubaza ikibazo, mwacyandika muri komenti. Abaye ubwa mbere ugeze aha ngaha, wakora subscribe. Ibi bigufasha kuba n'ibindi biganiro bindi tuzashyiraho uzahita ubibona ko twabishyizeho. Niyo utakora ujya kuri telefone kubishaka. Uwiteka abarinde, naho utaha.
Life in Music TV.